sinzi uko uri bubyakire ariko nkuzaniye ubutumwa butari bwiza cyane, ariko hamwe no gusenga Imana birashoboka ko Imana yatugirira neza, kuko ineza yayo ni neza idasanzwe, kandi burya ikigoye ni ukumenya ngo bimeze gute mu isi y'umwuka. Reka tubanze dusenge. Ndagusuhuje nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane nawe, bigendane nawe mu izina rya Yesu. Turi mu rugendo, turi kujya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko kandi ntitwahabwa ubutumwa kuko twabasezeranije ngo tureke kubutambutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza Yesu ajya kugenda yaravuze ngo isi ntizabakunda, ngo nk'uko banyanze namwe niko bazabanga. Ntabwo dukunzwe na bose, ndetse hari n'abagerageza kutugirira nabi, ariko nibutsa abantu ko uko utekereza kugirira nabi umuntu w'Imana, ntabwo uri gutekereza kugirira nabi umuntu w'Imana, ahubwo urimo uratekereza guhangana n'Imana, kandi rwose iri ready guhangana n'imbaraga zishaka kunaniza ubwami bwayo. Rero Yesu abamugisha, reka mpagarare ntuze tuvugane ku butumwa nahawe. Amahoro n'imigisha biva ahera bikonegitane nawe kandi bibane nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana, ndagushimiye ku bw'abana bawe wampaye hano kuri ministry tuhuriraho ku mbuga nkoranyambaga. Ngushimiye ubuntu n'ineza no gukomera n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro no kunesha ko ari ibyawe none n'iteka ryose. Ndasenze nsengeye umuntu wese kugira ngo imbaraga z'Imana, umugisha uva hera, gukomera kuva hera, imbaraga ziva hera zibane n'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga na feva by'Imana, duhamagaye ububasha bukomeye, duhamagaye igitinyiro cy'ijuru, duhamagaye kunesha kw'ijuru, duhamagaye imbaraga z'ijuru, duhamagaye ubutware bw'ijuru, duhamagaye ubushobozi bw'ijuru ngo bubane natwe muri uyu mwanya, kandi tubisabye tubyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti yanjye, Imana iravuga, Imana iravuga, kandi iyo ivuze biraba, n'iyo itegetse birakomera. Rero niba Imana ivuga ukaba ubyizera ko ivuga, ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo nabwiwe nayo. Va ku batemera ko ivuga, kuko abo batemera ko ivuga nabo urebye ibicuku babyuka batonze imirongo mu bapfumu n'abakonikoni, wamenya ko bakoshya. Ariko twebweho Bibiliya iravuga ngo iwacu ni mu ijuru. Rero kandi sinjya nemeranya n'abatambyi bamwe na bamwe bavuga ko tudakwiriye guhanura, ngo kubera ko ngo dufite amatitire, ngo kubera ko witwa pastor, ngo kubera ko witwa reverend, ngo kubera ko witwa bishop. Ibyo birahagije ko ijwi ry'Imana riziceceka kuri wowe. Aho ugeze n'Imana yahakugejeje. Iyaba atariyo ntabwo uba uhari. Uburinzi bukubaho ni imvugo y'Imana. Ni kuri Imana ivugira mu iteraniro ngo ndabarinze, mbanye namwe, ndabarwaniriye, ndabatsindishirije. Ntugire ngo ni ubuhanga, ntugire ngo ni amafaranga, ntugire ngo ni uko urupfu rwagutinye. Oya, wabyuka mu gitondo kuko nta mvugo y'Imana, kuko nta sezerano ry'Imana ufite, ukisanga umwuka waheze, Imana yawutwaye. None se iduha uwo guhumeka, ifite abantu bazi kuvuga hanze aha ngaha, iyo yatanze umunwa wo kuvuga ntiyagira imbaraga zo kuvuga, ihita ibikiragi. Wowe uravuga, Imana yo ntiyavuga. No, ntabwo izo nyigisho nzemera. Itorero ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi. Iyo tuvuze intumwa ni apostolic, kwigisha abantu, guhindurira abantu kuri Kristo, kwigisha abantu kuba abigishwa ba Kristo, gutoza abantu kuba abigishwa ba Kristo. So rero Yesu nyine ntiyabikoraga bamwe babyemera, ariko ubu ndatekereza ko n'umurwanya azi ko abaho, kandi utarahura nawe azahura nawe mu buryo bwiza cyangwa se ububi. Kenshi
tubabwira ko Imana igira neza, ariko mujye munamenya ko Imana dusenga ni Imana yica, ni Imana ihamagara umuntu ntarare ku isi, ni Imana itameze nk'abantu, ni Imana y'amahoro, ariko ni n'Imana iyo ibishatse yakugiraho amahane, kuko iyo igushaka igucunda igushakamo amavuta. Rero Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Umuririmbyi yaravuze ngo za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye igorogota. Aravuga ngo ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Reka nkubwire, ibihe birakomeye ariko biranagoye, ariko nanone reka nkubwire ko iyavuganye nawe mama niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Nibashaka be barabikubwiye itavuze, wowe byizere, kuko byitirirwa izina ryayo, izabikorera kwiyubahisha. Hari imirimo ikomeye y'Imana, hari imirimo ikomeye twabonye. Reka mbabwire, usinda asinda ku manywa y'ihangu, kandi aba ari fiyeri yabyo. Iyo adandabirana ntareba ngo ndagwa he, ninde undeba, ibyo ntaba byitayeho. Natwe rero abakurikiye inzira y'umusaraba, ntabwo twitaye ku magambo y'urucantege, ntabwo twitaye ko wavuga ko itabaho, kuko twe twarayibonye. Ibyo ni ibyawe, ariko nanjye nzi ibyanjye, nzi uburyo nayibonye. Kuko idafatika rero, itari fagiti, abantu benshi ntibabyumva. Ariko se nanjye nkubajije, Nyabingi wizera, Ryangombe wizera, wamuzana? Niba utamuzana rero, Imana yanjye nayo ikora mu buryo bw'umwuka, kandi ifite imbaraga. Dore harositi force. Hanyuma icya kabiri ndashaka kuvuga iki. Kenshi duhura n'abadutuka, ariko ibyo nyine n'umuhamagaro wacu gutukwa twari tubyiteguye. Ariko se kandi ndibaza, iyo bamwe bari CHUK, abandi bari Faisal, abandi bari i Kanombe, kuka kanyuma wa muntu watutse umukenera ngo aze akwatuse, niba nta mana ibaho. Inshuti yanjye rero, igihe ufite wigipfusha ubusa mu bitagira umumaro, bana n'Imana. Ntibivuze ko kubana n'Imana utazakosa, ariko nyine umwana mu rugo arangwa n'amakosa, ariko se aba yiteguye kumubabarira, nta nubwo amwirukana mu rugo ngo kuko yakosheje. Sinzi n'inyigisho zivuga ngo Imana ngo iraguca. Umubyeyi ushobora kumukosereza, ariko muri ADN yiwe nawe haba harimo amaraso y'icyo bita isano. Wagiranye isano na Yesu, wagiranye isano n'umusaraba, wagiranye isano na Kristo. Ntabwo rero Kristo yenda kukwambura amaraso ye ngo agushireho ibindi bintu. Aragukunda, mama aragukunda, papa Yesu aragukunda cyane, sister Yesu aragukunda. Sinzi aho unkurikiranye uherereye, ariko Yesu aragukunda. Impamvu uguye kuri iyi video, wagira ngo wumve n'irijwi rya Yesu akubwira ko agukunda. Yesu aragukunda. Paul yaravuze ngo ubusigi uriho ni Kristo uriho muri njye. Kristo ariho muri njye, kandi arimo arakubwira ngo aragukunda. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, kandi ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Mukuri nari mfite numva afite utugambo twinshi, ariko ntabwo ari ayanjye, nuko umwuka w'Imana ari kuri twe kugira ngo aguhumurize. Message ya mbere nahawe n'Imana, ndimo senga, data yaravuze ngo mbwire abantu mu bihugu bitandukanye bigize isi, irambwira ngo mbabwire ngo hagiye kubaho impfu nyinshi, kandi izo mpfu zitejwe na Satani. Satani agiye kwiba abantu cyane.
mission Satani afite niyo kwiba abantu cyane, kandi bamwe barapfa barimbutse. Mukuri rero Imana yarambwiye ngo Satani n'abadayimoni ngo bagiye gufatirana abantu mu ntege nke barimo, babibe. Imana irambwira ngo nitegereze ndebe, ndimo ndeba mbona abarozi batonze umurongo n'abakonikoni n'abatongereza. Nkomeje kureba mbona abo barozi bari kuvuga ngo kuko abasenga baciwe intege nabo bakemera gucika intege, bagashukwa n'ibiriho, ngo intego yacu twayigezeho, ngo reka rero dutangire dukore icyo bita gusarura kwacu. Ariko Imana yambwiye kwibwa, ariko hari intsinzi. Va mu bute. Imana yarambwiye ngo abantu b'Imana bafite ubute bwinshi n'ubunebwe, ngo amasengesho yo kwiriza ubusa yabaye make, ngo benshi muri kuboroga, ariko kwiyiriza ubusa nta bihari muri mwe. Inshuti yanjye, Imana irashaka ko ukanguka. Kanguka urabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Kanguka urabagirane kuko ineza y'Imana igiye kubana nawe. Icya kabiri, irambwira ngo ibiz'Imana barabirambitse abantu benshi, ngo kandi babirambitse mu gihe bakatabawe. Ucyumva iyi message, ndagusaba gukora amasengesho y'iminsi 2 uri wenyine, ubwira Imana ngo ongera ungarukeho bundi bushya, ongera ungarukeho bundi bushya. Shuti zanjye, ntabwo kwemerera Imana bingana gutya aruko tudafite mindset, ntabwo dufite imitwe irimo amazi. Oya, twabonye ibintu bikomeye iyo tubabwira ngo mwizere Kristo, no kubarura, no kukwarura, no kugukura ku ipanu ishyushye irimo amavuta wateretswemo. Kuko icyo kibi ubamo ukakirenzaho no gutuka Imana, ntabwo itarihanganiye Goliyati ikamuteza agahungu kitwa Dawidi ari gatoya gafudutse mu ishyamba. Ntabwo ari wowe yagirira imbabazi. Nukomeza gutuka Imana n'Umwuka Wera, ntabwo uzababarirwa. Kandi imbabazi z'Imana ziriho. Benshi mufite urwitwazo ngo abanyamadini ngo bakozi ngo bakora ibibi, ngo abanyamadini ngo abasenga ngo barutwa n'abadasenga. Ninde wabikubeshye? Byanditse mu kiye gitabo? Nta munyagara w'isengesho, nta usenga kina. Shuti yanjye, nta usenga kina, nta ukina senga, nta nusenga jenjeka. Sengesho rirakora. None se niba Imana yumva umubi, noneho ugerageza kuva mu kibi we ntabwo izamwumva? Abana bose bari mu rugo iwawe, hakaba abana bagutukira inyuma y'urugo badashaka no kwinjira mu rugo, hakaba n'abandi bamena ibisorori n'amasafuriya bananduza intebe, ariko bagakomeza kuvuga ngo papa tubabarire. Muri abo bana babiri uri se wabo bana, wakwita kuri bande? Kuba gutukira inyuma y'urugo cyangwa ab'imbere mu rugo bakosa bagasaba imbabazi nibo wakwitaho? Ukwiriye gutekereza, ntugatekereze nk'abana.
ntugatekereze nk'abantu, nk'umuntu udafite ibitekerezo bizima. Ugomba kugira imyumvire mizima mu Mana. Message ya kabiri, bene data, hari igihe kizagera ikintu cyitwa inzu y'Imana cyangwa se insengero, churches, isi ntibikiyakeneye. Ninkubwira rero ngo egera Yesu bikiri ngombwa, mw'isi y'umwuka mba naharungurutse nkabona imbere si heza. Isi iri gutegura ibintu bikomeye cyane. Umubare 666 urimo urashyirwa muri system z'abantu mu bihugu bitandukanye byo hanze, muri diaspora. Abenshi bamaze kugera muri system, kujya guhaha muri supermarket, bafite akuma bagutungaho mu bihugu bimwe na bimwe ku ruhanga rwawe, bakabanza kureba ko hariho uwo mubare. Mu ntoki zawe bakabanza kureba ko hariho uwo mubare. Ibintu byose systeme y'isi igiye kubishyira mu turemangingo tw'abantu, mu maraso y'abantu, mu mitsi y'abantu. None se iyo ndi kukubwira ngo izere Yesu, Anilo City Paula Saigon, iyo ndi kukubwira ngo izere Yesu, uragira ngo ndakuzi? Uragira ngo se nuko nkukunda cyane? Oya, Yesu niwe ugukundira muri njye, kuko nanjye simbivuga nishimye, simba nzira ingaruka biri bugire, ariko inyinshi turazihandoringa. Ariko tubabazwa na kimwe, abitaye kuri ibi, abashyigikira ibi ni bake. Kuba warahemukiwe n'abantu ntibivuze ko hatariho abandi bazima. Hari igihe muzashaka aya makuru Imana itanga ntimuyabone. Ukajya ureba umuhanuzi akakureba nawe akazunguza umutwe, agashaka guca amarenga bitagikunze. Hari igihe 2017 ndimo senga, Imana yarambwiye ngo bizagera 2025 na 6 na 7 n'8, ngo kubona umuhanuzi muzima, kubona umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana wirukana daimoni, ngo bizaba bigoye. Ndavuga se Mana, abatumishi buzuye mu murimo, abahanuzi bangana batya bazaba bapfuye, bizaba byagenze bite? Imana irambwira ngo 2026 na 5 ubyandike. Icyo gihe kizagera kubona umuntu w'Imana bizaba bigoye. None ubu sigaye mbona ibyo bintu byarasohoye ku bantu. Nturwaye umugongo se, ntiwabuze se umuntu ugusengera? None se ubwo urumva Imana itavuga bitarasohoye? Nturwaye umutwe umaranye igihe kinini se, ntiwabuze ukurambika ibiganza? Ijambo ry'Imana ryabaye ingume kubona abantu b'Imana. Byagoranye nshuti yanjye. Rero izere Yesu bigishoboka ko abonwa, mushake bikiri bugufi. Wivuga ngo runaka ngo nari muzi ngo nk'umuntu w'Imana, ngo none ntibizakunze. Wowe izere gusa, izere yavuganye nawe, izere yakoranye nawe. Hari ibintu yakoze utabasha kurondora. Niba wumva rero byarakozwe n'amaboko yawe, uribeshya cyane, kuko hari abafite paralize, amaboko batakiyakoresha movement. Ukwiriye gukora ibyiza hakiri kare, ukwiriye gukora ibyiza hakiri ku manywa, ukwiriye gukora ibyiza ugihumeka, ukwiriye kwita ku bantu ugifite uburyo bwabyo, ukwiriye kuba inyangamugayo ukareka kuba inkundamugayo,
ukwiriye no gukunda igihugu cyawe, ukwiriye gukunda igihugu cyawe uko byaba bimeze kose, uko byaba bimeze kose. Ukwiriye gukunda Imana n'igihugu, ukita no ku bugingo bwawe. Ufite inshingano zikomeye wizirengagiza, ufite inshingano zikomeye, kandi ibintu Imana yakugeneye ko uzakora mu isi, umunsi wawe nugera wo gutabaruka utabyujuje uzabibazwa. Ibintu byose dukora birandikwa, ibyo tudakora nabyo birandikwa. Imana yarakuremye, yagushyize ku isi kugira ngo ube umumaro. Ntabwo yagushyize ku isi ngo utukane, ntiyagushyize ku isi ngo ugambanire abantu, ntiyagushyize ku isi ngo uhutaze abantu, ntiyagushyize ku isi ngo wandagaze bagenzi bawe, ntiyagushyize ku isi ngo umene amaraso atariho urubanza. No 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 no. Icyo rero Imana nacyo yakivuganye nanjye maze kubabwira. Icya gatatu Imana yambwiye, ndimo nsenga, Imana yarambwiye ngo usibye kubura aho abantu bihanira baniyezereza, ngo ibivuze kenshi ko yenda gucyura imugeni no gutwara itorero, ngo ariko nubwo abantu batabyitayeho, ngo umwuka wayo ntuzahora uruhanya n'abantu. Abantu bamaze no kwiyorohereza ngo ntihazabaho ngo umuriro utwika. Ni Sodomu nuko bavugaga, Gomora nuko bavugaga, ku bwa Nowa nuko bavugaga, ngo imvura ntibaho. Yagwite se yatumara gute? Imvura izagwa gute? Nuko bavugaga. Ukuvuga nyine niko bavugaga. Nabonye n'abateolojiya bamwe na bamwe bavuga bati ntabwo byabayeho, nifashanyigisho. Reka nkubwire, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta kintu cyanditswe kitabayeho. Wenda byabayeho kera mu myaka myinshi, ariko byabayeho hashize imyaka 2000 hafi na irenga Yesu Kristo avuye mu isi. Yerusalemu aho yabaga harahari, kwa Lazaro harahari, aho yazuriye Lazaro, kwa Mariya na ba Marita harahari, abahasura murabizi. None se inshuti yanjye, uhamya gute ko Yesu kumuvuga ari fashanyigisho? Oya, ntabwo Yesu ari hobe, ndabishenye ibyo bintu, ndabihiritse. Yesu ntabwo ari hobe, ntabwo ari habayeho agakwavu n'agakende bijya kuvoma. Oya, ntabwo ari imigani. Kandi n'ubu turamubona, turamwumva muri twe, agenda muri twe. Amasezerano yaduhaye y'umwuka wera yarayatanze, turumva umwuka w'imbaraga. Abaye atariho ibinkoreramo byaba ari ibiki? Wowe umuhakanyi ngusabiye umwuka wera ngo azagutahemo, wowe utemera ngusabiye imbaraga z'Imana mpagaze ahera mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana. Umwuka azagufate mu isoko, umwuka azagufate uri mu tega bisi, umwuka gufate urimo ugenda mu muhanda, umwuka gufate utetse, umwuka gufate uri muri office, umwuka gufate kuko nagufata, haleluya, uzamenya ibya bintu uko bikora. Imana iguha umugisha rero, kandi Imana ikugirire neza. Ndi gutangara cyane, turarangaye, mukanguke, umwami ageze ku irembo. Torero ry'Imana, inshuti z'umusaraba, bakundwa muri Kristo Yesu, ntabwo tuvuga ibyo Imana itakoze, ntabwo tuyivugira itavuze. Icya kane, ibitaro bitandukanye ku isi bigiye kuzuramo abantu, ariko ibipimo byose, exami zose, kontrole zose abantu bazakorerwa, babacisha muri sikaneri, bagucisha muri MRI, bagucisha
ahantu hatandukanye mu byuma bitandukanye, izo ndwara ntiziri buboneke. Niko nabibonye, kuko abantu bagiye kurwara amadayimoni ku rwego bidafite igisobanuro. Wowe uzagira ubwenge rero indwara zose bakaba bazipimye ntiziboneke, uzamenye ko nari nakubwiye ibi. Intsinzi ihari ni uguhita winjira mu masengesho, ni ugushaka abantu b'Imana bakazagusengera, kuko abadokita benshi, abaganga benshi, abaforomo benshi, abatizera Imana bo bagiye gucanganyukirwa. Umuntu agiye kujya areba diploma ye cyangwa se impamyabumenyi ye, doktora, avuge ngo ni gute umuntu ari gutitira, ni gute umuntu yabuze imbaraga. Nkapima amaraso, nkapima umutima, nkapima examen, nkafata amacandwe, nkafata ibyo hasi, nkaba nabuze ikintu na kimwe uyu muntu arwaye. Yewe Satani umenye ko azaba ari mu kazi, uko nawe ntiyicaye. Ari n'umuntu ujya umbwira ngo hoya ngo atsindwe mu izina rye, si uko bamwirukana nshuti yanjye. Reka imiteta aho ngaho, reka guteta. Umuntu aragutuma ihembe rikaguca umugongo, nawe ukavuga n'intege nke ngo atsindwe. Yemwe nimukanguke. Icya gatanu ari nacyo nsorezaho ubutumwa nahawe, nuko Imana igiye gukoresha urubyiruko ku rwego rukomeye cyane. Urubyiruko rugiye kuzura imbaraga z'Imana. Umwuka wera agiye kubasanga aho mu mabuwate, umwuka wera agiye kubasanga aho ngaho muhagaze, umwuka wera agiye kubasanga mu nzira mugenda muri kurya isi nk'uko mubyita. Ariko isi se mwarayiriye, se mwarayihaze? Ntawe uyirya, ntawe uyirumaho, nta n'akantu na gato waryaho, ntirumika. Ahubwo isi buriya yo iyikuriye irakurya, igutwara muri metero imwe ariko ikagutwara. Haleluya. Rero rubyiruko bagenzi banjye, guhitamo inzira y'umusaraba suko ntazi ibigezweho, sinuko nshaje, oya si iby'abasaza n'abato. Yesu arabakeneye ngo abakoreshe, kandi ingororano z'abihanganye zirahari. Kandi ntimwibwire ko mufite imyaka myinshi nk'uko mubitekereza, kuko n'abato Imana irabacyura, impinja Imana irazitwara, abakomeye n'aboroheje Imana irabatwara. Nta muntu itinya, iyo ihamagaye umuntu ntarara ku isi. Rero igihe ufite gikoreshe neza, wubake itorero ry'Imana, wubake igihugu cyawe cyakubyaye, hanyuma ube u Rwanda rw'ejo hazaza. Abasaza bayoboye igihugu ndetse n'abakomeye batandukanye mu nzego zitandukanye, nibabona urubyiruko rutanywa kore, rutanywa urumogi, rutanywa mugo, rutanywa widi, niba ari widi niba ari iki, rudasinda mu muhanda ku karubanda, nabo ndabizi bazishima. Reka ngusengere, sinza werereye, ariko Imana iragushaka. Uri Oman, uri Australia, uri Dubai, uri Canada, uri Belgique, uri mu mareta atandukanye ya Amerika. Yesu aragushaka. Yesu ashaka ko mukorana, Yesu ashaka ko mugendana, Yesu ashaka ko muvugana, Yesu ashaka gukorera muri wowe. Muha ikibanza muri wowe, aturemo, akorane nawe, avugane nawe, agendane nawe. Yesu Kristo nshuti magara, ni wewe nyine wankuye mu mwijima. Ndazihamya imbabazi ze yangiriye, njyewe umwana w'umuntu.
mbese niki watanze, ntacyo we n'urukundo rwe rwinshi. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudutoranya be, tubane mu ijuru. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Mana, mu izina rya Yesu gushimiye ineza yawe n'ubuntu n'urukundo, kunesha no gukomera n'icyubahiro n'ibyawe none n'iteka ryose. Ni byinshi bitangaje kandi bikomeye, ariko waremye umuntu umukunze kandi wamuremye mu ishusho yawe. Simpamya neza ko uvuga ibi udakunda imitima yacu, ariko kandi Bibiliya iravuga ngo umwuka wawe ntuzahora uruhanya n'abantu. Uko niko nanjye mbyemera, niko mbyizera, kuko n'umwana w'umuntu umubwiye kabiri gatatu uramureca. Ariko kandi watanze Yesu mwami Imana, arapfa, arahambwa, arazuka ku bwanjye n'aba bene data bankurikiye. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe nibibe ibyawe none n'iteka ryose. Nta mbaraga, nta bwami, nta butware, nta bushobozi, nta kuzimu kwashobora abari muri Kristo Yesu. No mu rupfu tuzaba turi kumwe nawe. Turabwiriza iby'ubugingo bw'iteka ryose, kuko tubizera kandi bizabaho, bitazabura gusohora kuri twe. Imigozi tuboshye yose nicagagurike, buri muntu wese ahabwe inkomezi. Nizeye imirimo ikomeye ya Kristo, nizeye ububasha butangaje. Kwizera ufite imbaraga, kwizera kurabohora, kwizera kuraruhura. Ndagushimye, icyo ngusabye wirwanirire, wiyerekane ubwawe, witamurure ubwawe, wiyereka abatumva, ubasure. Umwuka wera akora akazi agomba gukora. Hari abanga kukumva ari bazima bakakumva bari muri koma, ariko uburyo bwose warokora mu bugingo ubukoresha, kuko dukeneye kuzakubona. Duhindura icyuma cyawe uhora ukoresha. Depuis en ton distance. Urakoze ko wumvise ukugusenga mu izina rya Yesu. Amen. Wari kumwe na Prophet Evode. Imana ikwiteho, Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe. Kubyumva ni iby'ingenzi kuri wowe, kandi nutanabyumva n'ibyawe. Wanga kumva ntiyanga kubona, ushobora kwanga kumvisha amatwi, ariko kureba ntabwo uzanoboramo amaso ngo ureke kureba. Icyo nkwifurije ni kimwe: Yesu akumpera umugisha, kandi aguhe kumvira umwuka iteka, agushoboza ibyo utashobora. Shalom.